hafi buri kibi cyose kiri ku isi uyu munsi cyazanywe n'abantu. Uratekereza ko bishobora guhinduka? We mbwiciro cy'amategeko y'umuhanda we. Ubu amategeko y'umuhanda ni kimwe mu bintu by'ingenzi cyane umuntu agomba kumenya aho ava akagera. Ariko umuntu yubakwa mu mitekerereze n'ubumenyi guhera hehe mu mashuri mato abanza akazamuka amenyera ibyo bintu bakageze muri amashuri yisumbuye. Ibyo by'ubwo twese turabizi. Hari ugusuhuzanya, hari ukwiga kuvuga, hari ukwiga imibare, ukiga gusoma no kwandika no kubaha abantu cyane muri morale education, morale kumenya kubana n'abantu. Umuntu akabimenyera pe uko akura agenda bimenyera. Uko yabihereye hasi nibyo agenda kurana abizamukana bikabireme. Ugasaba umuntu muzima bitewe n'uko bagiye bamurema cyane. Bamurema muri kize cyari gikomeye ni kimwe. Kuki usaba umuntu yiga amategeko mu mashuri ngo amategeko y'Imana, akiga amategeko y'igena amajwi, ugasanga yize ngo amategeko ngo agenga ngo imibereho y'abaturage ngo mu amategeko akaba amategeko agenga intambara ngo biyisingwe yakazi ya gatatu, akiga nka histoire, akiga ugasanga ntabwo yiga amategeko y'umuhanda. Ubwo se nitakeneye vubara akeneye amategeko y'umuhanda kugira ngo asobanukirwe cyane. Kandi imvire abantu babazi ngo amategeko y'umuhanda agomba kwigwa. Na muntu uzajya mu muhanda atwaye igare, atwaye moto cyangwa se atwaye imodoka, ni kinyabiziga icyo ari cyo cyose. Kandi buri wese nawe hano mu Rwanda no mu bindi bihugu hose agomba kuba akoresha umuhanda cyane. Ndose wakoresha amategeko yawe ntabwo bikunda. Nta bazavuze inzogera none ukavuga ati ngenge kwita nambukanga karagutikuye ati none ugasanga ntagazi ngo imodoka bayitegera muri ruhande, akavuga ati ngerekane hagara hano niho hari agacucu, ngereta no agatoke kuri plaque ndagira gutya hagarara. Usa abantu batega imodoka kibazo urangaze ko batega imodoka ngo ukabona shoferi aragusize, ukabona akizama amaboko abiri ngo arimo arahamiriza. Ukibaza nagaze ko batega imodoka bigaye gucanga. Ni kibazo gikomeye cyane kubwiza mpamvu abashinzwe ibijyanye na education rwose mudufashe tuzi niba byakunda biranagoye ariko bishobotse mu bitabo byose by'imyigire muri primaire kuzamura secondaire mushyiremo amategeko y'umuhanda. Kuko rega umwana akenera kwambuka umuhanda aze ko ngomba kuzungu niki, amenye ngo remorque niki, utugarura rumuri niki. Ese umuntu yambuka metero zingahe n'ikinyabiziga? Ese yageze handi abanyamaguru bambukira agenda mu minota ingahe? Ntibyumvikana. Ese amatara amyasa gute kugira ngo nambuke muri feruje bari ugasanga muri feruje hajemo umuntu akavuga turamanutse ko atambaye inkweto ngenda zambukana ra no buranga kuzikuramo akabazikuramo akabagera hakurya ansigaye inzana zingahe. Ukibazo n'umuntu arasobanukiwe cyane, ikibazo gikomeye kandi abasha no kumenya tirega imodoka ninjya no kwitwara nzaza kubanza gukorera iki provisoire. Ese azayikorera yarize he? Nukuvuga ngo azahera muri ya mashuri kuko bizana mu hako itayibona ako kanya. Ibintu byose cyane ntaje gushashira ko ngo ayitekenika ku ruhande ngo agende ngo bashake mu buryo bayigura ngo agere ngo onkere wanye ngo aziranye na kana bikamupfirusa ko hago mu Rwanda ibyo bikora urayikorera hano mu mutwe niho hakora cyane. Buri wese abigire mu nshingano ze kumenya amategeko y'umuhanda. Aho abashaka babikora cyangwa batabikora tugomba kwese kumenya amategeko y'umuhanda kugira bidufashe. Birwashe bigomba guhinduka rwose.